reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ari nabwo ngenda mbahereza ikaze mu kiganiro ubuzima n'imibereho cyo kuri uyu munsi. Ngewe kuri mikoro ndi Ronald Nshimiyimana, ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'abasore babiri tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ku ngingo itari buze koroha. Reka tubahereze ikaze bagende banatwibwira. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Imaniriho Innocent. Aho ndi muri kaminuza bakunze kunyita CP bitewe yenda na responsibility mfite, ndetse n'andi mazina bagenda bampa ariko yose ashingiye ku nshingano mfite. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye amazina nitwa Tuyizere Olivier, nanjye ndetse aho ndi muri kaminuza bakunda kunyita nk'uko mugenzi wanjye yavuze CP. Ni ukuvuga ngo mwese muri abasepe cyane. murabyumva ute se nk'abantu mufite izo nshingano ziba zitoroshye? Urebye ni ibintu biba bisa nkaho bitoroshye, ariko iyo ukoresheje imbaraga zawe biraza bikoroha. Akenshi ukunze gusanga ari nacyo umuntu aba ashaka, ko ikintu cyitwa leadership gikunze kuba gikenerwa n'abantu benshi, nuko nyine bamwe muri bo batabibona, ariko kuko ari ibintu dukora biturimo, atari bya bindi uba wishakamo, just uratambuka kandi ukumva ubayeho neza kabone nubwo waba ufite ibintu bikugoye. Yes, murabyumvise neza rero. Abo nibo tugiye kubona mu kiganiro ubuzima n'imibereho cyo kuri uyu munsi no kuri Reni Today. Bagiye babana n'abantu benshi bagiye batandukanye, babanye n'abakobwa, babana n'abahungu bagiye batandukanye, by'umwihariko urubyiruko. Ni nayo mpamvu rero ingingo tugiye kugarukaho irebana n'urubyiruko. Ese birashoboka ko waba inshuti n'umuntu mudahuje igitsina ariko nta yindi nyungu ibyishe inyuma? Birashoboka ko umukobwa n'umuhungu baba inshuti nta yindi nyungu ibyishe inyuma, urugero nko kuba bazabana, amafaranga cya business. Birashoboka ko umwe yanagirira undi irari? Birashoboka? Ntabwo bishoboka ko wabana n'umuntu nta kintu mutegereje. Ntabwo bishoboka, habe na gato. reka twumve na mugenzi wawe niba ariko abyumva. Murakoze cyane. Njye sindi kubyumva nk'uko Innocent abyumva. Njye numva bishoboka cyane rwose ko wakunda umuntu nta zindi nyungu ziri ku ruhande byitezeho. Ntabwo ari ukumukunda gusa, ni bya bindi bita ni ubushuti, kuba inshuti, kuko iyo byabaye urukundo biba bitangiye hari indi ntera iba imaze kuza. Uko imeze kose, wenda urabizi ko umuntu mushobora kuba inshuti ndende inyuma mukaza kuba abakunzi, ariko ahangaha turi kureba mutaragera ku rwego rwo gukundana. Ubwo ahubwo birumvikana kuri wowe ndi kumva ushobora kuvuga ngo mwaba inshuti, mwamara kuba inshuti mugakundana. Ahangaha rero muracyari inshuti, nta kindi kibyishe inyuma ko muri inshuti. Nk'uko ubivuze ntabwo muzakundana. Reka mbivuge neza. Nk'uko ubivuze aho ngaho muba muri inshuti, nyuma bikazaba byavamo gukundana, ariko ntabwo ari cyo uba witeze. Aho nashakaga kuvuga, nshaka ko mwaba inshuti nta zindi nyungu nyine zirengaho izobo abandi bantu batekereza. Arashaka gutandukira topic. Ntabwo bigeze baspecifyinga inyungu runaka, sibyo? Ku ruhande rwanjye ku byo nari mvuze mu kubikigikira, mvuga ko bidashoboka ko wabana n'umuntu uwo ari we wese, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, nta nyungu umutegerejeho. Ibyo bintu ntabwo bishoboka na gato, kuko ni ikintu kigukurura kugira ngo ube wabana n'uwo muntu. Yenda ntimuze kubyita ngo nshyizemo imibare cyangwa fizike. Ikintu kigukurura ni icyo umushakaho. Ibyo wari ubizi yuko udashobora kubana n'umuntu nta kintu na kimwe ubona ashobora kuba yakungura cyangwa wamukuraho? Banza umbwire. Ukivuga gutyo rero, buriya hari uburyo turemye. Ureba umuntu hariya ukumva muri wowe ukumva mbese muri make nk'ikiremwa muntu tuberaho gufashanya, gusuhuzanya. Ese iyo utambutse mu gitondo ugasuhuza umuntu, hari ikindi kintu uba wumva kibyihishe inyuma. Ni bimwe mu Nyarwanda yavuze ngo mwaramutse iraguma. Kankwereke rero, wari uzi ko aramutse agutambutseho ntagusuhuze aribyo byagutera kumwanga cyane ahubwo? ariko yatambuka akagusuhuza kubera ko aguteye akanyamuneza
iyo ngiye igiye kuba impamvu yo kugira ngo ube waba inshuti nawe cyangwa se ugera n'umubano nawe. Ibyo byo wari ubizi? ubwo hari kugira ngo bibashe gusobanuka murabanza mukadutandukanyiriza umuntu muri inshuti n'uwo muziranye. Kubera ko ushobora kwibwira ko mushobora kuba muziranye ukibwira ko muri inshuti cyangwa mugahura bwa mbere mukaba inshuti. aho ngaho rero nicyo nagira ngo nkimubwire ahite acyumva neza. ni ukuvuga ngo umuntu muri inshuti ni umuntu mubasha kugirana urugwiro wisanzuraho kurusha uko wakwisanzura ku wundi muntu uwo ari we wese. naho uwo muziranye ni ugutambuka nk'uko twabivugaga ukamwaba mwaramutse nawe akagusubiza ngo mwaramutse, ariko aba ari ibyo ngibyo. naho inshuti ni imwe mu byago waza kugutabara wagize ikibazo, aba ari kumwe nawe mu byishimo nabwo mukaba muri kumwe, deje ubucuti butari burangirira aho ngaho ngo muhite muberekera aho ngaho. none birashoboka ko mwaba mwakomeza ubucuti gutyo gusa nta zindi nyungu bikarangirira aho nyine mugakomeza mukiberaho gutyo gusa nk'abana bo muri primaire? ndacyari kuri rwa ruhande. burya inshuti buri muntu wese mubanye uwo uzagira opportunity cyangwa se ukamuhereza umwanya ugasura ijambo ryawe rimwe urimubwira, uwo aba ari inshuti yawe. ahubwo icyo nshaka kuvuga aho ngaho, inshuti ugera ziri mu byiciro. burya buri muntu wese ni inshuti yawe, ahubwo ni uko ubushuti bugiye buri kuri level zigiye zitandukanye. kuko niba ari umuntu yenda murumuna wawe hari ubushuti mufitanye, yenda for instance ku umukobwa mukundana hari ubushuti mufitanye, wa wundi mwigana hari ubushuti mufitanye, n'abandi. buriya bushuti rero icyo bushingiraho ni icyo ukura kuri uriya muntu. ntabwo bishoboka yuko uriya muntu muzagenda uzarebe hari n'abantu ukagenda ukaba umwanzi wa murumuna wawe cyangwa se ukaba umwanzi w'umukobwa mwari musanzwe mukundana. biba bitewe n'iki? icyo wari umushakaho ntabwo ukibonye, ugiye gushakira ahandi nyine. ntabwo bishoboka ko ubana n'umuntu ntawe. reka mubanze mudusobanurire itandukaniro ndetse n'isano riri hagati y'ubushuti bw'umuhungu n'umukobwa. itandukaniro riri hagati y'ubushuti ushobora kugirana n'umuhungu mugenzi wawe cyangwa se umukobwa, hagati y'umukobwa n'umuhungu icyarimwe ku bantu nyine batandukanye ibitsina. irihe tandukaniro ry'ubushuti buri aho ngaho ubundi? bariya abantu bashobora kuba babana mu buryo bugiye butandukanye. bashobora kubana bagamije kuba umugore n'umugabo, bashobora kubana bahuzwa na bizinesi runaka, bashobora kuba babana bahujwe n'ubugambanyi bafite ku muntu runaka, cyangwa se n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. ariko uzasanga ari inyungu ku mpande zombi. ku ruhande rw'umukobwa hagomba kuboneka inyungu zimutera kugumana n'uwo muntu, no ku ruhande rw'umuhungu hagomba kuboneka inyungu zimutera kugumana n'uwo mukobwa. from my side ni uko nguko mbyumva. avuze byinshi ariko hari uruhande atabanje kurebaho. ni ukuvuga ngo mu ukurikiranye uko ikiremwamuntu kiremye, uko tuvuka kugeza dupfuye muri runo rugendo rw'ubuzima, usanga kuva tukiri abana batangira bagakura ari batoya bakundana bakajya gukina nta zindi nyungu zishe ku ruhande. rero bakarushaho nuko bazamuka uwo mutima ntaho ujya. rero hari n'igihe ubona umuntu hariya ukumva muri wowe usa nkaho muri mu mwenda, ukumva ugomba kumufasha, akaba ari inshuti yawe. noneho by'umwihariko umwe bavuga ngo ni imwe y'akadasohoka. inshuti y'akadasohoka ni imwe utavuga ngo nitezeho ku isaha igiye kumpa iki ngiki ku isaha iyi n'iyi, ahubwo wowe uri hariya ngo mufashanye just count on him or her. reka nkubaze, abantu mwakuranye ni bangahe mukiri kumwe kandi nta kintu mwakura? utaransubiza aho ngaho, reka yenda mbivugire rimwe. icyaguteye kuba utakivugana nabo abenshi muri bo, birashoboka yuko hari abo mukivugana, ni uko icyo baba bashakagaho ntacyo bafite, ahubwo ubu ngubu ubanye n'abandi bafite icyo ushaka, sibyo? urakoze cyane kunsubiriza, ariko igisubizo ntabwo nkemera. ntabwo igisubizo nacyemera, bitewe n'uko twebwe muri iyi si tubayeho, igihe kitugeneraho tugomba kuba turi kubarizwa. so aka kanya ndi kubarizwa ahangaha, ariko ejo iyo nahuye nabo turishima, ibyishimo bikongera bikagaruka nk'uko na kera kose byahoze. ariko se kuki iyo uri hano ku ishuri uvugana n'abahari, wagera n'iyo mu rugo ukavugana n'abo ngabo usanze? uzi ikintu kibitera?
hano ku ishuri abahari nibo bari kuguhereza ibyo ukeneye muri aka kanya, nugera mu rugo abo uzaba usanzeyo nibo bazaba bari kuguhereza ibyo ukeneye muri ako kanya, sibyo? ari ukuvuga ngo inyungu ukeneye kuri abo bantu bari mu rugo abo ku ishuri baziguha, uzi ko utakwirirwa unataha. ibyo bintu uri kubasha kubihuza neza n'umuryango mugari tubamo wa buri munsi. ni ukuvuga ngo winjiye mu muryango mugari tubamo ntago umuntu yabaho ari umwe. ni ukuvuga ngo ukigera ahantu abandi bantu bateraniye ugomba kwihuza nabo kubwo kugira ngo wumve nyine uri comfortable, utaba uri wenyine ukagira icyo bita loneliness, kumva uri wenyine, kandi ibyo ngibyo bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. rero icyo bishatse kuvuga kwiyumvamo aho abandi bari ntabwo bivuze ko babandi ba mbere wabibagiwe, ntundi uba ukiri kumwe nabo. ni icyo ngicyo rero ikiri kugutera gukomeza kubazirikana ni uko hari inyungu ubatezeho, ntazihari wanabibagirwa ntiwazibuka yuko banahari. byumve neza tujye muri engo y'ikibazo cyacu. babajije ngo hagati y'umuhungu n'umukobwa, noneho tuvuge ngewe Olivier mfite umukobwa umwe mu kigo tugunda kugendana cyane, tukaba duhorana umunsi ku wundi. abantu bakibaza ngo mbese bari abantu ko bagendana cyane isano iri hagati yabo ni iyihe? ni ikihe kintu gituma bagendana cyane bakaba bahorana? muri make nujya kureba mu ruhande rumwe utarebeye ku byandi bazaba bari kuvuga, njye ku mutima wanjye nshobora kuzaba ndi kuvuga nti uyu mukobwa tugendana ni ikihe kintu cyiza namukorera kugira ngo azagende ahamya ngo nahuye na Olivier mura n'umuntu utandukanye n'abandi. akaba ari icyo kintu kindi ku mutima, atari inyungu y'indonke yo kuvuga ngo mutegerejeho. reka ngusubize burya banza umenye ngo ubundi inyungu ni iki. ariko wari uzi ko no kugenda akuvuga mu bandi avuga ko ari wo musore mwiza uzi gutanga care, wari uzi ko icyo ngicyo ari kimwe mu bintu mutegerejeho. inyungu ntabwo ari ngombwa amafaranga, sibyo? ntabwo ari ngombwa biri ubona mwirari, ntabwo ari ngombwa biri just niba turi kumwe nkaba numva nishimye, nkaba numva ndi comfortable, icyo ngicyo nicyo kintu ngukeneyeho. kubera ko umuntu kanze gato, kubera ko umuntu udashobora kumpereza ibyo ngibyo, udashobora kumpereza ibyo byishimo, udashobora gutuma numva ntuje igihe turi kumwe, ntabwo ushobora kubana nawe. gisimbisho ntibyashoboka, kandi cyo nuko n'amahoro yise inyungu. n'amahoro ni inyungu nyine. hari ikintu utarumva neza. inyungu ubundi deje ibintu byajemo inyungu biba byahindutse business. none ubwo bishatse kuvuga ngo mama wawe ntabwo yari kukubyara, ntabwo yari kukwitaho iyo ataza kuba abifitemo inyungu nyine zirenze. uri kumva icyo kintu bishatse kuvuga iki? mu kunyitaho, uzi inyungu mama afite mu kunyitaho nuko niba mutera ishema azanyitaho, niba aratambuka mu bandi agaterwa ishema nuko afite ngewe, ni gute se atazanyitaho kugira ngo nkomeze mutere iryo shema? noneho kankwereke, ntabwo uzi ababyeyi batabana babo aho ngaho, ubwo nyine abamurebye akabona nta kintu mutegerejemo, akabona nta kintu kirimo. aho rero reka mubwire, ese urabizi neza yuko hari abamama basama inda bakaba batari babyiteguye ko bazazisama izo nda, akayifata akajya kubona akabona asamye inda atarazi ko uwo mwana azamutwita, ariko yamara kumubyara agahita avuga ati kuko ari amaraso ye, uko amurebye akumva nyine yuko ari amaraso ye, bikamubera inshingano zo kumufasha ndetse no kumukunda birenze n'imipaka, ahubwo akaba yanamwitangira kuko nyine yamukunze. atari ukuvuga ngo aricyo bita unconditionally, urukundo rutagira umupaka, nta kindi kintu ugendeyeho. urwo natwe turarugira ndetse cyane abahungu. icyakubwira yuko urwo rukundo rutanabaho, nta rukundo rubaho rudafite icyo rugendeyeho. reka mvuge kuri uwo mubyeyi uvuze, uzi ikintu kimuteye gukunda uwo mwana ni uko ari kureba uwo mwana akamubonamo ejo hazaza, akabona uwo mwana hari icyo azamufasha. erega ntabwo inyungu ari direct kano kanya, ntabwo ari ukuvuga ngo uyu muhereje iki ngiki direct ndahita mbona iki ngiki, ahubwo na bya bitekerezo tugira tuti isaha iyi n'iyi, uyu muntu ashobora kunkura ahangaha cyangwa se akakira hariya, uyu muntu ashobora kuba yandinda igisebo runaka. izo ngizo nazo ni inyungu burya. ibyo bintu atabimutekerejeho ngo abone yuko ibyo bintu uwo mubyeyi bizamugeraho biturutse kuri uwo mwana, umubyeyi yajugunye umwana. reka Olivier adufashe gusobanukirwa impamvu kubera iki nta nyungu ziba zibyihishe inyuma.
urakoze cyane. Njye namye mvuga ko nta nyungu zibyihishe inyuma, ariko ikibigaragaza neza yuko nta nyungu na nkeya ziba zibyihishe inyuma ni uko uba umuntu muri kumwe muri gukundana mu icyo gihe ubufasha umuha muri wowe cyangwa se we yaguha mu mibanire yanyu, ntago atabuguhaye hari itegeko cyangwa se hari ikintu uvuga ngo wamubureminga umubwiye ati ngo reka ngo bino ntabwo wabikoze, ahubwo just abikora kugira ngo yumvikanishe akumvishe yuko umunsi ku wundi uri ingirakamaro mu buzima bw'uwo muntu muri kumwe deja nk'uko nawe ubyuka ugahumeka umwuka. Ubundi se Innocent biramutse bibaye ngombwa ko umukobwa n'umuhungu bagirana ubushuti ariko butagize icyo bugamije, wenda ntabwo wapfa kubyemeza ko ntacyo bugamije, ariko reka tukagendera ku myaka ishize cyangwa igihe gishize bamaranye bari inshuti, sosiyete yabifata ite? Bibaye ngombwa ko bamara n'igihe kinini bagaragaza ubwo bushuti budafite icyo bugamije, wowe nyine uri kugaragaza ko ku ruhande rwawe kugaragaza ko bidashoboka ko wagirana ubushuti n'umuntu by'umwihariko w'igitsina gitandukanye n'icyawe, wenda wowe akanyura umusore, ngo ntago wagirana ubushuti n'umuntu mudahuje igitsina. Biraho ngaho biramutse bibaye, wenda ari nk'uyu mugabo uyu nguyu bimubayeho, ubona nkawe ari wowe hamwe na sosiyete muri rusange, ni ibiki mwaba mumutekerezaho byatuma bitagomba no kuba? Yenda icyo kibazo ndamutse mvuze ngo birashoboka yuko umuntu yabana n'undi nta nyungu kuva kare nabiguhakaniye. Njye nakubwiye ko ibyo ngibyo ntibinashoboka kuko sosiyete ntiyenda no kuzabibona. Yabibona hese kandi bitabaho. Ntabwo byenda gushoboka kandi we ari kubitubwira uburyo bishoboka. Arakubeshya kuko niba bitari guterwa nuko ari kubyirengagiza, biri guterwa nuko ntabyo azi, kandi ibyo utazi byose niko bitabaho. Reka twongere tumubaze, uracyabyemeza? Ariko ibyo bintu ndi kubabwira mbihagazeho kuko iyi si nyibayemo imyaka mfite. Yego Innocent ni mukuru wanjye, ariko mu myaka mfite mu byo nabonye ndahamya ko ibyo bintu bishoboka cyane rwose, ko n'ubu ngubu mfite n'abakobwa batari n'umwe b'inshuti zanjye, kandi nta zindi nyungu zirenze. Cyangwa impamvu ni uko ufite undi? Impamvu ni uko ufite undi? Wenda ibyo byo ntabwo nahita mbyinjiramo ngo mvuge ngo ni uko mfite undi. Nyine ubwo twahita tubonera igisubizo cyo kumusubiza, twavuga ngo birashoboka mu gihe ariko ufite undi. Birashoboka ko hari uwo wagira mutagize udafite inyungu mukeneyeho, nawe naza gukeneyeho, kubera ko mwebwe ku giti cyanyu izo nyungu mufite ahandi muzikura, ariko nabo kuba mudahuje ibitsina cyangwa abandi bagiye batandukanye. Nta wundi mfite, ntawe. Ariko Leonard kanze uyu mugabo mwunganire, umufashe gusobanukirwa uruhande rwe. Ngiye kugusobanurira neza uhite wumva neza ikintu twumvise kuva kera. Isi ituwe n'abantu benshi, abahungu n'abakobwa. Ikintu kigutera kuba wagira buhitamo mukaba inshuti ni umwihariko wa buri umwe muri abo ngabo. Uwo mwihariko udahari ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'undi. Uwo mwihariko rero ubonye uwo muntu afite nizo nyungu umukeneyeho burya. Uwo mwihariko atawufite ntushobora kumusanga, kuko umusanga usize abandi benshi bagiye batandukanye. Ndi kubona ukuntu uri kureba ushobora kuba wabyumvise. Byanze bikunze arabyumvise kuko nta nyungu zihari, nta nubwo byashoboka yuko unyura no mu nzira uwo muntu agiye kunyuramo nta kintu umutezeho. Ubundi ugomba gukunda ikintu cyangwa se ukanga ikintu k'umuntu. Uretse gato Innocent afite ikibazo gisa nkaho atumvise, ntabwo ari gutandukanya imyitwarire cyangwa se icyo twita character n'inyungu. Character, iyo ubonye umuntu hariya ukamusanga na character wifuza, uravuga uti uyu muntu kabisa pe ndabona naba inshuti nawe. Ariko noneho mugumana iyo none icyo bita attitude usanze bihura neza nuko wamutekerezaga. Ibyo ndahita mbivuga gutya, ni nkuko wajya mu isoko kugura urukweto ukorebesheje uvuga ngo urukweto rugize gute, rurakomeye. Uri kumva
icyo washaka si urukweto, ikigukuruye ni icyo washaka ni urukweto nyine, icyo washaka ni urukweto, urashaka urukweto, icyo washaka ni urukweto ukarwambara, ariko rufite iki, ukarwambara noneho ubwo none uramukugiye ukabona urukunze uzongera usubire. uretse gato tuganire, uragura urukweto ubonye cyangwa ugomba kugura urukweto rufite umwihariko wowe ukeneye. Uwo mwihariko rero niyo nise attitude, mvuga ko byongera ikintu character. Izo ngizo inyungu ni ibyo tuvuga uzaboneramwo azagusavinga bimwe watangiye kare kose uvuga either biriri ushoboye kuba related na interest cyangwa se ku mukobwa n'umuhungu akaba ari nka sex cyangwa se akaba ari n'urukundo rugiye nko kubana. Yego n'ibyo ngibyo ntago ibyo twavuze ngo ni wa mukobwa wenda ngo w'inzobe ngo w'igikara ngo cyangwa se utagira umujinya. Kuba atagira umujinya ntago ari inyungu zawe, uri kubyitiranya. Kuba atagira umujinya nibyo biramukura. Ushoboye no kuba waba ushaka ufite umujinya cyangwa se kuba ibyo ngibyo ntaho bihuriye, ahubwo ni ukumureba ukavuga ati uyu muntu ngomba kubana nawe unconditional. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu bitabaho. Ntabwo bibaho pe. Uvuye hano wahinduye mind, hano ntabwo bibaho. Nta nyungu ntabwo ushobora kubana n'umuntu. Kuko nugenda ukareba nk'uko natangiye kare mbivuga, burya ntabwo inyungu ari bya bindi biri tangible, inyungu ntabwo ari bya bindi biri direct. Urumva, inyungu ni buri kimwe cyose, cya kindi cyose ushobora kuba wabona ku muntu. Ubundi hari inyungu mu byiciro bigera muri bibiri, reka mvuge kuri bibiri. Yego, hari ziri tangible, sibyo, bya bindi nyine ushobora kuba wahura nabyo, bya bindi umuntu ashobora kuba yaguhereza mu ntoki, byite direct na indirect. Birashoboka ko biri tangible bishobora kuba ari direct ako kanya ugahita uyibona, cyangwa se indirect ukazabitegereza. Ariko hari na bya bindi biri emotional, amarangamutima uraza kugira bitewe n'uko ufitanye umubano n'umuntu. Ari naho turaza gusanga ruriya rukundo rw'umuhungu n'umukobwa, ari naho turaza gusanga umwe atekereje kundi akamutekerezaho sex, ariho turaza gusanga za interest nyine, byose amahoro, biriya byose biri muri emotional. Bya bindi biri physical byo ni bya bindi utacinga uburyo gutyo. Inosa uburyo uri kwivugamo ndimo ndabyumva, uburyo uri kubisobanuramo, ariko ikintu wirengagije ni kimwe. Wowe uri kwitiranya ibintu bibiri, uri kwitiranya kubona umuntu hariya ukumva nyine ukumva wagendana nawe, sibyo? Ari ukuvuga ngo wowe nawe gusa urumva muhuje, uzarebe nawe ushoboye guhura n'umwana hariya, umwana w'uruhinja akagusekera, uri kumva cyangwa ukamukubita amaso hariya ukabona ni umwana ushimishije, cyangwa akanyamuneza kakakwica. Ariko uwo mwana ni ikihe kintu aba yaguhaye? Wirengagije amarangamutima. Aguhaye akanyamuneza nyine, kiremanye aguhaye akanyamuneza. Ako kanyamuneza rero, wa mwana muhuye ari kurira uzi ngo wamukunda. Ahubwo se iyo ubonye umwana w'uruhinja, kuki umwana w'uruhinja arira, nyina akabyuka, nyina akicara, akamubuza amahoro. Ese wumvise umwana w'uruhinja ari kurira, wumva nta kintu ugomba gukora? Uzumve iyo umwana w'uruhinja ari kurira wiyumva gute? Hariya ho akenshi bikunze ko ababyeyi bo babyumva neza, nawe wumva nta kibazo. Hariya ababyeyi bo babyumva neza, kubera ko umubyeyi icyo akora, urumva, ako kanya nta kibazo. Reka tuvuge ku bya currently, wakora iki mwana wumvise ari ubu sindabyara. Ahubwo kanze tuvuge kuri uriya mwana w'uruhinja, ikintu kigiye gutera mama we kuba yagenda akamuhoza, kuko mama we action agiye kugira aho ngaho zitandukanye. Reka turetse mama we, Inosa mbanze ndisobanure neza. Ni njye ufite ijambo, ariko hariya mama we ikintu kigiye gutuma agira reaction zitandukanye n'iz'abandi, ni ikintu ari gutekereza kuri uwo mwana, ni ikintu ari gutekereza kugira ngo agire icyo amurinda, cya kindi amukeneyemo kizaboneke. Aha, noneho aho ngaho ni kuri mama we, ni ku ruhande rwa mama we. Ku ruhande rwa bariya abantu rero, kanze mbisoze kuri bari abantu bari kumwe nawe. Ku ruhande rwa bariya abantu bari kumwe nawe, bamwe muri bo bazavuga ati kuri uyu mwana hano mujyaniriye, ariko dusabye kandi koko umwana ari kurira. Oya, ntago navuze bari kumwe na mama we. Tuvuge ugeze mu nzira mu muhanda, usanze umwana muto w'uruhinja mu gihuru, ari wenyine, ari kurira, arugarijwe, muri make ari mu kaga karemereye. Ese wabirenza imboni ugakomeza ugatambuka ukagenda? Igisubizo uri bumpe kibe mu gito cyane kugira ngo
mbona uko umubwira kandi aho reka nguhereze igisubizo ariko nacyo gifitanye isano na topic turiho igaragaza yuko utashobora kugirana umubano n'umuntu nta nyungu umutegerejeho. Kanza nkwereke buriya uvuga urayihinduye inyungu ugomba kuba uzimutegerejeho n'uriya mwana buryo uzimutegerejeho ko nta nyungu umutegerejeho uri kubona ari guteza ibihombo se wakwirirwa ujya kumufataho. Ahubwo reka mbikubwire neza, ikintu kigiye kugutera gufata uriya mwana nuko hari feelings uraza kugira bitewe nuko hari support watanze. Urakoze cyane ibyo ngibyo bita bigaragaza imibanire ya muntu kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo umuntu niba abonye aho undi ari mu kaga, nk'ubu uramutse uje ukabona barimo batangiye kwangiza cyangwa se kwica umuntu cyangwa se amahame y'uburyo ki undi muntu abayeho, wumva you feel guilty, wumva yuko hari inshingano zikureba, ari ibyo bita bihuza neza no kumva wamufasha ari naho n'ubushuti rusange buturuka. Reka wenda nkubaze akabazo, uraza kumbwira niba warahuye n'ingero cyangwa warahuye n'abantu bigeze bahura cyangwa baba inshuti, ubwo ndavuga umukobwa n'umuhungu, bikaza gukomeza ntacyo bahuriyeho. Urakoze cyane. Njyewe sinzi impamvu urugero rwanjye mutarwumvise, mfite umukobwa tumaranye hafi imyaka igera muri 3. ni ukuganira kuri telefone nkabazana umunsi wagenze gute, umunsi wagenze neza, nanjye nkamusubiza nti nanjye numva ameze neza, niba ari ukundirimbira akandirimbira nkumva ndishimye. Nuko nguko nyine none ubundi tukaganira biraho bisanzwe nk'abantu nyine b'inshuti bitagiye kure nka za nyungu zindi twoze tuvuga tubyitezemo. Kuri wowe inyungu nukuba akuririmbira, izo ni inyungu? Nje ntago nabyita inyungu ko nanjye namuririmbira, nanjye ambwiye ati se iyi ndirimbo urayizi, nabwiye nanjye ndayizi cyane rwose. Niba utari kubyemera ko izo ni inyungu, mwigeze muganira ku by'urukundo wumva atabishaka? Ubwo anytime wabonye undi ntago yarakara? Oya, mpamya yuko atarakara, kuko ni ukuvuga ngo ukuntu njye nawe tubanye ntago ari wa muntu nafashe nk'aho mubwira ngo nzamutunga, ngo nzamushyira mu rugo. Oya, mbega ni wa muntu, ni ya nshuti nabwira ni uyu munsi nababaye. Reka ngusobanurire umubano ufitanye n'uwo mukobwa, ndumva utanawuzi. Wazanashiduka wamubabaje uri kuvuga ngo ari aho ngaho nta kintu umutegerejeho. Niba koko utekereza yuko rero umukobwa ufite ukuririmbira, uri umusepe, ufite abakobwa bagera muri 100 uyoboye, urumva? Ariko muri bara abakobwa 100 ukaba utarigeze ugera amahitamo kubera ko ufite undi muntu wo ku ruhande. Ese uri gutekereza ko izindi nyungu utegereje kuri uwo mukobwa zitandukanye no kuba guhereza umwihariko, ukabona yuko ari wowe wihariye mu bantu bose, ukabona hariya ab'inzobe baratambutse, bikara biratambutse, abagufi n'abarebare, ariko ukavuga uti ndacyafite wa wundi undirimbira, wa wundi untera gutuza. Ese uri kugira ngo izindi nyungu utegereje banza utekereze ngo inyungu ubundi ni iki? Ikibazo banza ugisubize. Innocent, nkubaza ikibazo, ese ufite sheri? Ubwo si icyo kibazo mbajije kweri. None reka nkubaze, uzi impamvu icyo kibazo kikugora? Ni ukuvuga ngo ubana n'abantu benshi, niyo ubitekereje base mvuge ko mufite, kandi watekereza ukumva barenze umwe. Uzi impamvu? Nuko witiranyije inyungu n'ubushuti. Ushatse kuvuga ko umukobwa wese bahuye se cyangwa baba bari inshuti we yebwira ko ari sheri we? Exactly. Nuvuga ngo we uwo bagendanye abavuga ngo mbere yo guhura ahita bate mwitezeho iki ngiki, uyu nguyu no w'iki ngiki, uyu nguyu twabana akimubona mu mibare na fizika ahita amutera imibare, utajya kumutera imibare. Nawe ni kubigenza nuko ushaka kubica. Nawe ni kubayeho ahubwo. Reka nkwereke ikintu kizagutera kuba wabana n'umukobwa, rikaba ari byo tuvuga, wenda turi no gusoza, ndabona ibintu tugiye kurangira. Ikintu kizagutera kuba wavugana n'umukobwa, uri kumureba ukamubonamo ejo hazaza hawe, uri kubona yenda n'urugero ashobora kuba yakubera umubyeyi w'abana bawe, iki ni cya mbere. Ikindi uri kureba ukabona ni inyangamugayo, ashobora kuba yakugira inama mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi uri kumureba ukabona ushobora kuba waterwa ishema nuko uri kugendana nawe mu nzira. Iki nacyo ni kimwe. None se waba inshuti na sogora?
kuko uriya Sogoro nta just numvise bavuga yuko Sogoro ari wa mukobwa udafite ubwiza buhagije. Sogoro nawe yabyaye Sonji atanu andi umufiteho amakuru ahagije. N'umusazi wamuhitamo kubera ko nta kintu wowe ugendeyeho. N'umusazi wamuhitamo kuko nta nyungu umutegerejeho just. Byabigoye ariko kandi w'umukobwa nta nyungu umutegerejeho si ikiremwa muntu se. Ariko birumvikana sinzi impamvu mutari kubyumva. Ukemera akakuririmbira nawe akakuririmbira ari umusazi. Erega u Rwanda n'iyi si tubayemo ntabwo twe twabyisanze ubundi twaje nyine turi dusangamo n'abandi bantu nabo barimo. Abo bantu uzi icyo babakundiye umwihariko, reka mbivuge mfashe mikoro, umwihariko wa buri umwe muri abo ngabo mubanye niwo ugutera kuba wagumana nabo, kuko udafite umwihariko waramuretse. Nabahaye urugero rwa babandi mwakuranye barabaretse kubera ko nawe arahize ntabwo ari bukeneye. Ukeneye babandi baragufasha muri modire nibo nshuti ufite ubu ngubu, babandi baragufasha kuba wabona imirimo igiye itandukanye itarakugira inzererezi, babandi bashobora kuba bakugira inama mu buryo bugiye butandukanye bitewe na current interest cyangwa se n'ibyo urimo muri aka kanya. Abo ngabo nibo ukeneye muri aka kanya. Kugira ngo tuze gusoza kino kiganiro bisobanutse, inyungu ntabwo ari ngombwa bya bindi biri direct. Hari n'inyungu ukeneye mu gihe kizaza, hari n'inyungu ukeneye ako kanya, hari n'inyungu ukeneye zifatika cyangwa se zidafatika. Burya n'umuntu iyo mubana akunezeza, aho ngaho nazo ni inyungu, kubera ko umukobwa mukundana, reka bari mfatiraho urugero turi no gusoza, ntabwo ukunda umukobwa mukundana ahubwo ukunda icyo ukora kuri uwo mukobwa. Kwemeza ko ibyo bintu ariko kuri ni iki? Ese kuki ugenda ubibuza icyo kibazo turi gutaha nubura igisubizo kukimbwira? Ese kuki iyo umuntu akoze ikintu cyiza, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu umukunda, yakora ikintu kibi ukamwanga, aracyari wa wundi ntiyigeze ahinduka, sibyo? Izo condition bagenderaho izo ni condition bagenderaho, umwanze kubera ko akoze icyo udashaka kandi zigomba gutanga inyungu. Umukunze kubera ko atanze icyo wowe ukeneye. Turi kugenda tuganana ku musozo, reka tubanze twumve niba ari kubyemera noneho. Ubwo no kuvuga ngo nge niba nateze amatwi neza, numvise avuga yuko hashoboye kubaho inyungu z'ako kanya cyangwa se inyungu zo mu gihe kizaza. Ni mw'ubwo buryo yabashije kubisobanuramo. Nanjye nkavuga nti kuko uruhande rwanjye on my side numvaga nta kuba ushoboye gukunda umuntu nta nyungu ugendeho, ariko inyungu naje gusanga bavuga yuko n'ibyo byishimo no gufasha uwo muntu nabyo ubwabyo ari inyungu zo kuzagenda agira gute agusanga. Nkunze ukuntu dusoje rwose, Imana iguhe umugisha ku buhinduye ibitekerezo. Kabisa. Yes, reka mbashimire cyane rero. Mwumvise ko yari ingingo itoroshye, twibazaga ngo ese birashoboka ko umukobwa n'umuhungu baba inshuti ariko nta yindi nyungu ibyishe inyuma. Uretse n'umukobwa n'umuhungu n'abandi basanzwe bagiye batandukanye, ku ruhande rumwe birashoboka, ariko bishoboka ryari? Iyo umuntu mugihura bwa mbere, ubona ari umuntu usanzwe, birashoboka ko wakumva nyine hari ukuntu, ariko nta zindi nyungu. Ariko uko mugenda mu bana, hari ibyo ugenda umwitezeho, hari ibyo ugenda ubona nyine azagira ute azakubyarira. Ikiro nicyo gituma mushobora nasoza iyi ngingo mvuga ni ntabwo bishoboka ko waba inshuti igihe kirekire n'umuntu, by'umwihariko hagati y'umukobwa n'umuhungu, nta kindi kintu, nta zindi nyungu umwe ategereje ku wundi. Uko bimeze kose, umwe muri mwe hari aho aba agomba kungukira, kandi akenshi umwe aho yungukira niho undi ahombera. Ariko byaba byiza kurushaho, ahubwo ari nacyo nifuriza buri mwe wese, ko mwese mwakunguka kimwe. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Sinzi wenda niba abatumirwa hari icyo bakongeraho mbere yuko dusoza, ariko ndabashimiye cyane, mwakoze kuza. Nanjye ndagushimiye cyane, wakoze. Ubwo ni Olivier, ninjye nshoje nemeye yuko umuntu agomba kugira gute ku bantu bakundana hari inyungu biteze ku bandi.
nanjye ndi inosa ariko rero uruzi ko ibyo ngibyo ushyizemo uri kubisobanura neza uvuga ngo igihe kirekire ako kantu katagombaga kuzamo n'igihe gito burya no kuvugana n'umuntu ku nshuro ya mbere bitewe n'uko hari icyo umubonyemo kereka yenda muvuganye mutarebanye cyangwa mutabonanye nibyo ushobora kuba wanyemeza ko mushobora guhora accidentally ntabwo uramubona ntabwo urareba icyo ushaka murakoze cyane wakoze kudutumira rero yego namwe mwakoze Lenny Today Updates News.